twagiranye ibihe byiza nabo, twasanga ijambo ry'Imana ndetse havamo n'abafata umwanzuro wo kwihana, bafata inzira nshya nyuma y'igihe kinini cyane, bavuga ko isi yari yarabatwaye, baragiye kure cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi. Twagira ngo rero muri aka kanya tugize ko kuhura namwe, tuganire namwe muri makeya, ariko twagira ngo duhere kuri uyu nguyu wicaye uri imbere nk'umuntu ubahagarariye kano kanya, abanze atwibwire muri makeya, tubwire hano muhari kubw'impamvu zihe mu magambo makeya. Watangira utwibwira amazina? Amazina yanjye ni Mpabonimana Jeannette, nkaba nturuka mu murenge wa Nyarugenge, akagari ka Ngenda, mu mudugudu wa Kamabare. Nkaba naraje inanga kubw'impamvu z'akazi. Okay, ni byiza cyane. Urakijijwe? Nanyijijwe cyane ariko naraguye. Ariko kubera mu rusengero ndumva nta kintu kishinza ku mutima, ndakijijwe nta kibazo. Ufashe umwanzuro wo gukizwa guhera uyu munsi. Ugereranije mbere ubuzima bwo gukizwa n'ubuzima bwo kugwa, ni irihe tandukaniro? Mu gihe wamaze udakijijwe, wabwira nk'iki abantu baguye? Hari ibyiza wabonyemo, hari ibibi wabonyemo, ni iki wababwira? Nabonye nk'ibyinshi cyane kuko naraguye maze kugwa, mpita njya mu bintu by'ubusambanyi, ibintu byo kunywa inzoga cyane cyane, byinshi cyane nahise mburaho, bituma njya mu bintu by'urugomo cyane byinshi. Ariko uyu munsi urumva ufashe umwanzuro? Uyu munsi ndumva mwufashe ko numva nyijijwe nta kibazo. Ufashe umwanzuro wo gukizwa? Turagushimiye cyane. Urubatse, ufite abana? Ndubatse. Mfite umwana umwe. Okay, no se Nyarugenge ko ari kure? Ahangaha turi muri Kamabuye, kuva aha kugera Nyarugenge uko rutaha bigenda gute? Ukodesha na Kamabuye. Ukodesha Kamabuye. Okay. Turagiye gusura ababyeyi. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye cyane, Imana igukomeze, Imana iguha imbaraga. Twagira ngo tubaze n'uyu nguyu nawe agira icyo atubwira. Ese wowe uri umukristo, bimeze bite? Usanzwe uri umukristo? Umukristo mwiza. Wabwira iki abantu badashaka gukizwa? Nabashishikariza yuko bava muri ibyo bintu byo gusambana, kuko iwacu twebwe ntabyo nigeze mbona. Ariko nabashishikariza yuko bava muri ibyo bintu byo kunywa bakajya gusenga. Ikindi biravugwa ariko ngo uyu murenge wa Kamabuye nabo bamo ibyaha byinshi cyane. Nk'abantu bawukoramo umazemo igihe, ni biki mwabonye mushobora kubwira nk'abantu bazareba iyi televiziyo yacu yitwa Gocha TV, abantu bazayireba wenda batuye Kamabuye, urubyiruko n'abandi, mwababwira nk'iki? Ko ngo habereye ibintu bibi cyane byinshi by'ingeso mbi cyane cyane mu rubyiruko. Niko biri cyangwa ni ugukabya no kubabeshya? Niko bimeze mama? Hano haba ni ibiki bihari cyane? Akenshi ni ubusambanyi. Haba ubusambanyi bwinshi n'ubusinzi. Lala, bakeneye guhura n'Imana. Bakeneye guhura n'Imana. Okay. Ubu se muramutse mubaye nk'abavuga butumwa, ni iki mwabwira? Ni iki mwabwira rura rubyiruko mwebwe? Ikindi mwababwira ni nk'iki? Mubaye nk'abavuga butumwa nkatwe, ni iki mwakwigisha urubyiruko? Twabashishikariza ko bivamo, nabo bakaza gukora umurimo w'Imana bagakizwa. Nabo bagakizwa. Okay. Turanezerewe cyane rero. Nta wundi ufite ikibazo ashobora kutubaza mbere yuko dutandukana namwe? Narindi kumwe na mugenzi wanjye Jacques twakoranye ivuga butumwa, nawe yashobora kugira icyo baganiriza, icyo yababaza kano ka mwanya. Arakoze cyane pasiteri. Mwiriwe nanone. Yesu nashimwe. Tunejejwe nanone no gukomeza kuba turi kumwe namwe. Jeweho wenda ikibazo ndi bubaze, ndibanda cyane ku buzima cyangwa bw'ubukristo, ku buzima bw'ubukristo, ku bantu bakijijwe cyangwa se umuntu wenda baye barigeze gukizwa. Ninde umuntu waduha itandukaniro ubuzima bw'umuntu ukijijwe neza, kuko arabavuze ngo narakijijwe ariko nza kugwa.
uko biri kose wabanje gukizwa, uzi ubuzima bwo gukizwa bumera n'ubuzima bwo mu byahoze uko bumera. Duha itandukaniro, ninde waduha itandukaniro ry'ubuzima bwo kuba akijijwe, ibyiza byabyo cyangwa se n'ibibi byo kuba umuntu aba adakijijwe? Ubuzima bwo kuba umuntu adakijijwe n'ubuzima bwo gukizwa, umuntu ninde waduha iryo tandukaniro nk'umuntu wabibayemo? Umuntu ukijijwe neza abaho atabameze ate? Ukijijwe neza cyane ku mumama, agira umugabo ngamubangamira mu nzu, ariko kubera barakijijwe agerageza kwihanganira buri kimwe cyose umugabo mugeragejeho, akamuhata Imana, akamuhata amasengesho, akamusengera kubera iki akijijwe, icyo cyose akakihanganira. Ngayo nguko ku urubyiruko rukijijwe neza n'urudakijijwe itandukaniro ni irihe? Ese ni izihe ngaruka zo kuba urubyiruko rudakijijwe? Ese ni uburyo bwiza urubyiruko rukijijwe rushobora kubaho neza bakazavamo abamama beza cyangwa se abagabo beza? Cyangwa se urubyiruko rudakijijwe ingaruka ni izihe zo kuba urubyiruko rudakijijwe? Yego, urubyiruko rudakijijwe narwo hera ku rukijijwe. Urukijijwe neza ingaruka nziza ni izihe? Urukijijwe ingaruka nziza, yitwara neza ku babyeyi be, agenda neza iwabo, ntago agerageza gukora bimwe bibabaza ababyeyi biwe, ni hahandi yitwara neza mu rugo bakamushyingira nk'umwana barezemo cyane, bakamushyingira akavamo umumama mwiza, akavamo umubyeyi mwiza urera abana be. Mbega ejo ho urubyiruko, umukobwa ukijijwe neza ejo he ni heza, ategura kuba umubyeyi mwiza. Hanyuma umukobwa udakijijwe ingaruka ni izihe zimugeraho? Umukobwa utakijijwe ni wa wundi ugera nimugoroba uyagafasha ababyeyi gukora akazi ko mu rugo, akahita yogera neza akisiga, asanga agiye ko yaragaze mu muhanda n'abagabo, n'uwa mbwa ati fakinita avuga ati mama wapi wingora, hari benshi banyeneye ngiye kureba. Ngayo nguko tubwira ingaruka z'umukobwa udakijijwe. Ingaruka z'umukobwa udakijijwe, ingaruka ni izihe zimugeraho? Ingaruka nyinshi zikunda kumugeraho adakijijwe. Akenshi akunda guhura n'abahungu batandukanye, bikamuviramo no kuba bamutera inda, cyangwa se akarwara izindi ndwara zitandukanye, akajya mu biyobyabwenge, agahora mu busambanyi. Wanamubwira kujya gusenga ukumva ntibimufasheho, ariko umukobwa ukijijwe ahora imbere y'Imana, akumva imvugo y'Imana, akumva ubuhanuzi bw'Imana, nyine n'ibigiye kumubaho Imana ikabimubwira. Ejo he haba hameze hate? Umukobwa udakijijwe ejo he hapfa gute, mu buhe buryo? Umukobwa udakijijwe imbere hiwe nyine haba ari hato cyane, kuko adakijijwe atumva imvugo y'Imana, atumvira nyine icyo Imana imubwira, ariko nyine ukijijwe imbere hiwe haba ari heza cyane. Yego, ubwo ushatse kuvuga ko umukobwa udakijijwe nta ejo he azaba afite, kuko ni wa wundi ubyara inda zidafite, agira abana 2 3 badahuje base, ubwo nta buzagira umugabo, nuvuga ngo n'umugabo azagira ni bandi bazakubitana iyo ngiyo bagahura, ntibakora ubukwe. Abantu ugasanga ejo baratandukanye, yenda atanakoze ubukwe, yenda anandikwe mu murenge cyangwa se mu itorero, niho uzahora akubitwa hohoterwa kubera ko adafite kivugira, n'urugo abayemo abayitwa indaya ntabayitwa umugabo kubera ko yarabyaye cyangwa se yarasambanye. Ejo umukobwa udakijijwe agira ibibazo byinshi, n'ejo heheza harapfa, sibyo? Hanyuma we mubyeyi ninde watse urugo? Ninde mu mama? Yego, ingaruka zo kuba uri umubyeyi uri mu rugo ariko udakijijwe, cyane cyane werekeze ku bana, kuba ufite abana n'umutware ariko wowe udakijijwe uri umumama, ni izihe ngaruka zigera kuri wowe no ku bana no ku mugabo wawe? Kuko hari abana nabo bakunda gucumuza umuntu, umwana akagukubaganira, ukaba wamukubita n'ikintu ukaba wamwica kubera wamujinya, ariko iyo usenga marayika w'Imana akunda kukuyobora cyane. Hari igihe ujya kumukubita nka marayika akakubwira ati hafi, kuko marayika arayobora, ariko iyo uri umunyabyaha umva ntumenya nuko wabikoze, akenshi na kenshi ugasanga urahora urwana n'umugabo, ugasanga nta mahoro ari mu rugo, ariko iyo uri umuntu usenga marayika w'Imana arakuyobora. Hanyuma iyo bivuze neza, nuvuga ngo iyo
uri umumama udasenga birumvikana n'abana bawe nta muco bagira, nta kwiga neza, nta muco w'indangagaciro bagira, niba abana batagira icyerekezo, babana bazagira amakimbirane mu muryango bikaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo udakijwe umubyeyi n'urugo rwawe rugenda nabi, kuko iyo unywa inzoga n'umugabo akaba yinywa, mwese mugataha mwasinze, abana barara hanze bakandavura, ntibakarabe, bakamera nabi. Ariko byibuze iyo ukijijwe uri umumama, ubwo nicyo rushatse kuvuga, nuvuga ngo nubwo umugabo yajya gusinda araza ariko agasanga abana bamigize ute, bameze neza, bakarabye, bariye, ifunguro ryateguye baryakiriye neza, noneho abana bagakomeza bakagira isura nziza kubera ko umubyeyi yagize ute, akijijwe cyangwa se asenga, agasengera n'abana, abana Imana ikabaha ubwenge mu ishuri kuko abasha gusenga. Kandi na wa mugabo we udakijijwe, iyo umubyeyi asenga kubera kumwerera imbuto, umugabo agira igihe akagira ute, agakizwa. Izo ni ingaruka nziza zo kugira ute, zo gusenga uri umumama mu rugo. Rero ndibwira Imana ibaho umugisha, numvaga icyo ngicyo numvaga nta kibabaza. Hanyuma niki kintu mubona abakristo akwiye kwitondera, cyangwa se yaba umumama, yaba umukobwa, yaba umusore, yaba umuntu wese witwa ko akijijwe, niki kintu akwiye kwitondera, niki akwiye kwirinda kugira ngo akomeze kugendana n'Imana neza? Niki yakwitondera, niki yakwirinda, niki yakwitondera, niki yakwiye kwirinda? Yego mama. Imana ikumugisha cyane, yego nikomeza. Ariko iyo ukurikiye iby'isi nyine, mbese nyine ugenda nabi, ugapfa nabi, ariko iyo uri mu Mana, Imana iragukomeza, wahura n'ibibazo Imana ikabibona. Mbese nubwo waba uri mu muhanda wahura n'ikigeragezo, Imana ikakwibuka aho uri hose. Yego murakoze. Ikindi kibazo cya nyuma, nk'umukobwa ndabona mwagiye muva hirya no hino muza muri aka kazi, ariko mugira inama abakobwa bagiye bava hirya no hino, cyane nibanza ku bakobwa, kuko abakobwa burya nibo bahura n'ingaruka cyane z'ibishuko, kandi abakobwa nibo ingaruka cyane z'ibishuko zigeraho. Kuko iyo uje nko muri Kamabuye gutya ugahura n'umusore muri Kamabuye mugasambana akagutera inda, yanda ntabwo uzayisiga muri Kamabuye, uzayijyana iwanyu Nyagatare, uzayijyana iwanyu Gatsibo, uzayijyana iwanyu Rwamagana, uzayijyana iwanyu Kirehe cyangwa se n'ahandi aho wagiye uturuka, ariko umusore yibereye hehe hano. No kurera, hari n'igihe uzahamagara umusore ati wanteye inda, umusore avuga ati singenge nyine ugira ute, utera inda. Mugira inama abakobwa bo muri Kamabuye cyangwa se n'abandi bazakurikira Goca TV, mubagira inama z'ukuntu bakwitwara mu gihe batari kumwe n'iwabo bagiye gushaka ubuzima hirya no hino. Mubagira inama. Ninde wabagira inama? Nk'umuntu w'umumama wabagira inama, wenda ugira inama abakobwa bari ku musozi wa Kamabuye cyangwa se n'ahandi bagiye gushaka ubuzima hirya y'ingoze wabo. Nta muntu wabagira inama? Bagira inama wowe uburyo bakwitwara n'uburyo bakwirinda. Nyine uburyo bakwirinda, bagakwiye nyine kwirinda ibintu by'ibishukano biri hano hanze, kuko Kamabuye abakobwa baho kuko bakunda kunywa inzoga, ugasanga bamwe baraye mu kabari bari kunywa inzoga, bukarinda bubakeraho, abandi nabo ugasanga bagiye mu bintu by'ubusambanyi. Ubwo yengeye inama nabagira ni kugenda nyine bagakizwa, bakirinda ibintu by'ibishukano biri hano Kamabuye kuko birakabije. Ugasanga bamwe banduye amasida, ugasanga biteye agahinda rwose. Okay. Bakunzi ba Goca TV, turabashimiye. Twari kumwe n'abakozi bakora muri company hano Kamabuye, bakora mu mirimo ya hano mu ishyamba. Murababona harimo abamama, harimo abakobwa. Twari kumwe nabo rero muri bo ivuga butumwa dukora buri munsi mu kazi Imana duhamagariye gukora. Twari kumwe nabo kugira ngo tuganire nabo. Turabashimira ko baduhaye umwanya, kandi turabashimira ko bemeye ko tugirana ikiganiro. Mwumvise byinshi batangaje, mwumvise byinshi bavuze, mwumvise byinshi bavuze. Rero turabashimiye mu izina rya Yesu, kandi nawe turagushimiye. Izi nama bagiriye abakobwa, ushobora kuba nawe utari muri Kamabuye nibyo, ariko uri hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, nawe turakugira inama. Ahari se uri umukobwa
uzajya gushaka akazi hirya no hino, hirya y'urugo, kuko niko ubuzima tubayemo niko bumeze. Ariko nk'uko mwene data bivuze, ni byiza kugira ngo niba uvuye mu rugo iwanyu wikwitana n'ibishuko uhuriye naho ugiye, menya icyakujyanye, umenye akazi wagiyemo, kandi ugakore neza. Ayo baguhembye wizigame, aho kugira ngo yajyane mu nzoga, kugira ngo yajyane mu busambanyi. Niba ari cyo uronse cyohereze mu rugo, bakugura itungo urizigame, cyangwa se ukire kuri konte, kugira ngo akazi nikarangira nawe uzagira icyo ukuramo kizakubera igishoro. Na bya bindi twavugaga byo gusenga, ubwira Imana ngo mbonye narakoze mu maboko yanjye, none mbonye igishoro, icyo gishoro mbonye giha umugisha nanjye nge mpereho umpagurutsa, kugira ngo nanjye mbashe kugira icyo ndonka, nanjye nzaba umubyeyi mwiza wizihiye urugo, nanjye nzaba abana banjye bazagira icyo baronka, nanjye umugabo wanjye tuzubaka urugo rwiza. Rero turakwifuriza kugira ngo nawe ahuri, birashoboka ko ushobora kuba utari uwanyu urimo gupagasa nk'uko abantu babivuga, cyangwa se gushakisha ubuzima. Turakwifuriza kugira ngo umugisha Imana iguhereye ku musozi ubayeho uzakubera intandaro yo kuguhaguruka ko guhabwa umugisha kw'Imana. Rero turabashimiye bene data, turabashimiye, twagira ngo tubarekure mujye mu kazi, mukomeze imirimo yanyu. Tunabifuriza gukomeza kugubwa neza, kandi abantu bihannye, abantu bafashe umwanzuro wo gukizwa, turabifuriza ko mukomeza mukaguma mu Mana, mukomeza mugakizwa. Abadafite aho mubarizwa mu nsengero mukajyayo, abari bamaze igihe mwaragiye mutasenga, ku cyumweru muzitunganye neza, mujye mu rusengero. Udafite umwambaro kandi nawe asenga Imana umuhe, kandi Imana ntabwo ireba imyambaro. Icyo nacyo nagira ngo kivuge, uko uwo mwenda wambaye wawumesa neza. Niba nta wundi mwenda ufite ukawumesa, niyo jiri wayijyana mu rusengero ugasenga Imana ngo naje nijiri yo mu kazi, imyambaro Imana ikamanura imyambaro ikayiguha. Yego, rero Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze mugubwe neza. Turabifuriza kugira amahoro y'Imana. Amen. Haleluya. Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo amahoro yanjye nabe muri mwebwe. Turabifuriza kugira amahoro y'Imana mu izina ryande. Imana ibaho umugisha. Rero abakunzi ba Goca TV turabasuhuje, kandi tubifuriza amahoro y'Imana, namwe mugubwe neza. Tubifuza ku Imana ibaho umugisha mu izina. Shalom shalom.